nanone mu kiganiro cyacu Romate nk'uko bisanzwe kandi nishimiye kubana namwe. Nishimiye kubana namwe muri iki gitondo cy'umugisha Kristo aduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo abahe umugisha aho muherereye hose kandi ubu n'amahoro atanga bikomeze kubana natwe twese. Igitondo cyiza rero, reka dufatanirize hamwe gusenga hanyuma dusome ijambo ry'Imana ry'iki gitondo. Mwami Yesu turagushima cyane kandi turaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye kuri umubyeyi wacu kandi dukunda, turakunezerewe. Ngwino natwe rero tugire neza, utwiteho, tubone ubuntu bwawe n'urukundo rwawe muri iki cyumweru dutangiye, twumve ijwi ryawe, tuganirizwe nawe, amahoro yawe atembe mu mitima yacu, abafite intimba bakomere kandi afite amarira bahozwe. Mu izina rya Yesu Kristo tubone ibyiza bituruka mu ijuru, amarembo y'ijuru adukingukire mu buryo butandukanye nk'uko dukeneye imigisha yo mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Igitondo cyiza, tuhaye ikaze cyane muri iki gitondo cy'umugisha kandi twishimiye kubana namwe cyane. Kristo ahabwe icyubahiro. Uyu munsi turasoma mu rwandiko, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice bya 13, umurongo waho wa 11 ndetse n'uwa 12, havuga ngo, arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Nuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Igituma mbigishiriza mu migani ni iki: ni uko iyo barebye batitegereza, n'iyo bumvise batumva, kandi ntibasobanukirwe. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoreye ngo, kuko kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona. Kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza, ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Amen. Aya ni amagambo akomeye cyane nifuza ko tuganiraho muri iki gitondo mu buryo bwihuse, ariko ni amagambo umuntu ashobora kumaraho umwanya munini cyane, kuko nibwira ko Kristo yarimo yigishiriza abantu benshi mu migani, ari mu kibaya cy'inyanja, abantu benshi bateraniraho yari ari, hanyuma ajya mu bwato, atangira kubigisha, atangira kubasobanurira iby'ubwiru bw'ijambo ry'Imana. Ariko nibwira ko abigishwa ari bo bamubaje ku murongo wa 10, bamubaza bati, ni iki gituma ubigishiriza mu migani? Iki gituma ukunda gukoresha imigani kenshi cyane? Nawe abasubiza ano magambo, arababwira ngo kumenya ubwiru bw'Imana mwebwe mwarabihawe, ariko bo ntabwo babihawe. Maze iminsi nganira n'inshuti zanjye zo dusangiye umurimo muri ministry, dusangiye umurimo w'ubutumwa bwiza, dukunda gusangira ubutumwa bwiza, ariko icyantangaje cyane kirenze ibintu byose nuko muri uko gusangira ubutumwa bwiza nagiye mbona hari ibibazo byinshi bakunda kwibaza, ugasanga baribaza ibibazo bitandukanye, bavuga bati, ese kuki ibibazo bituzaho, abandi ugasanga ntabwo byabajeho, kuki usanga twebwe dustruglinga, bo ugasanga ntabwo bastrugglinze. Ariko njya nkubwire mwene data ngo dubikiwe ubwiru bw'ijuru, twahawe kubusobanukirwa kurusha abandi bantu bose, twahawe gusobanukirwa iby'ubwiru bw'ijuru. Ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko Kristo nawe yasobanuriye abigishwa bavuga ati, mwebwe ntimukikompare n'abariya, ntimukigereranye n'abariya, ntimukagire ngo mwebwe mwarimwe, ntabwo mwahawe. Nawe mwahawe ibintu byinshi, mwahawe ubutunzi bwinshi, ariko hari igihe usanga ubwo butunzi twahawe tutabasha kubusobanukirwa, tugira ngo ni ibintu biri aho bya kenyenje, tugira ngo ni ibintu biri aho bidafite imbaraga, tugira ngo ni ibintu biri aho bidashobora kugira icyo bimarira ubifite. Ariko Kristo arababwira ngo mwahawe ubwiru bwinshi cyane, mwebwe mufite ubutunzi bukomeye cyane, Aho rero niho tubonera ijambo rikomeye cyane rivuga ngo, ese ubwo butunzi wowe urabuzi ko ufite? Kuko hari igihe tukareba ibyo abandi bafite tudafite, hanyuma tukibagirwa natwe ubutunzi bw'ibyo dufite bo bagize gute badafite. Kandi ibyo dufite badafite nibyo bikomeye cyane, nibwo butunzi bukomeye cyane, ubutunzi bwo kumenya Imana, ubutunzi bwo gukorera Imana, ubutunzi bwo kwiyegurira Kristo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi ubwo kwiyegurira Kristo bisa nk'aho ari ibintu byoroshye bya feke, niyo mpamvu abantu benshi badakunda kubiha agaciro.
ni ibintu bisa nkaho bitaremereye cyane, ibintu ubifite ntabwo agura isukari, ntabwo agura amavuta, ntabwo yohereza umwana ku ishuri. Niyo mpamvu tutabiha agaciro, kubera ko ibyo kohereza abana ku ishuri, kugura isukari, kugura amavuta, kugura ibiryo, nibyo bifite agaciro uyu munsi turi mu buzima bwo mu isi, ariko ibyo kumenya Kristo byo ntibigaragara uyu munsi ko bifite agaciro. Niyo mpamvu akenshi dukunda guhita twumva twifuje cyane ibyo isi ifite twebwe tudafite, ariko kandi nkanabwira n'abantu aho dukunda kuganira nkababwira ngo ariko n'iby'isi nabyo tubifiteho, ntabwo n'iby'isi ntabwo wenda dufite byinshi cyane cyangwa se ibya mirenge, ariko n'iby'isi nabyo tubifiteho, ariko ikirengejeho dufite n'iby'ijambo ry'Imana, dufite n'ubundi butunzi, dufite ibindi byiringiro abandi batagize gute, batagize amahirwe yo kugira. Ndagira ngo uyu munsi muri iki gitondo umugisha w'Imana ukubeho, wowe uha agaciro iby'isi, wowe uha agaciro iby'ijuru bane by'isi, wowe uha agaciro iby'ijuru, ukabonamo ubutunzi bukomeye cyane. Nubwo iby'isi waba utarabikoraho ngo wumve ubyumva neza, ariko ugaha agaciro ubutunzi bw'ijuru. Ubutunzi bw'ijuru nabwo buraremereye, ubutunzi bw'ijuru nabwo bufite igisobanuro gikomeye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twe kubutesha agaciro, twe kumva ko kuba dufite Kristo ari ibintu biciriritse, ari ibintu bidafite imbaraga, ntabwo twumve ko kumenya Kristo no kugendana nawe nabyo bifite agaciro. Niyo mpamvu Kristo yabasubije ngo mbigisha imibare kuko mu migani, kuko n'ubundi ntabwo bumva, ntabwo bakira, ntabwo basobanukirwa, bashaka kumva ibyabo. Abantu b'iki gihe bashaka kumva ibyabo bibanezeza, ntabwo nubwo bashaka kumva ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza hari igihe buza buperisa, bucukura, bupenetra, kugira ngo buhinguranye, butange ukuri nk'uko kuri nyine, nk'uko kuri. Ariko hari igihe twebwe usanga icyo twibereyemo ari ukugira ngo twumve ibitunezeza, ni ukumva gusa ibitunezeza. Ntabwo mesaje zose zigomba kuza ari mesaje ziri reconforta, no. Hari mesaje nziza zitanga amakuru y'ukuri umuntu agomba gusobanukirwa, akayinjiza mu mutima we akayakira. Hari mesaje ziri reconforta ziza mu gihe nyine abantu bakeneye kuba reconforte, abantu bakeneye guhozwa, abantu bakeneye guhanagurwa amarira, ariko hari n'igihe mesaje ziza zigamije gutanga ibisobanuro byimbitse ku by'ubwiru bw'Imana. Uzajya wumva rero mesaje zije zigamije kugira ngo usobanukirwe, ujye wicara, utege amatwi, wumve, wakire ijambo ry'Imana. Tuzamera nk'aba ngaba bavuga ngo kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabona, kuko ngo amatwi yabo ari ibihurihuri. Nese murajyana amatwi yanyu abe ibihurihuri, mwange kumva ijambo ry'Imana, mwange gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana, mugire ibyo mwirengagiza, mwe kugira umucyo mwakira kandi mwari mufite amahirwe yo kwakira uwo mucyo, kubera ko uwo mucyo utari muhura n'iby'irari ryawe wifuza muri ako kanya, ntabwo wamera gutyo, ntabwo ubwo bwaba ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ugomba kubwakira bwose bwuzuye, dasonansiyorete nk'uko tubivuga mu Gifaransa, mu bwuzure bwose, ni its wholeness, mu bwuzure bwose ugomba kwakira ubutumwa bwiza. Nibwo nawe ushobora gufasha abandi bantu bastrugglinga no kumva ubutumwa bwiza, nibwo ushobora gufasha abandi babibaza ngo ibi bigenda bite, bigenda bite, kuki bimera gutyo, ibintu bimere gutyo, ukabasobanurira, ukababwira, utagenda uhozahoza kugira ngo babashe kukumva no kujya. Ubutumwa bwiza ugomba kubutanga uko buri, kandi abamaze kwaguka muri bwo ntabwo bakomeretswa nuko ubutumwa bwiza burimo kubabwira ibinyuranye n'ibyo bifuzaga kumva, ahubwo basaba imbaraga ya Mwuka, akavuga ngo mwami nkakumva n'iki ngiki kiraremereye, ntabwo ubwenge bwanjye cyangwa umutima wanjye biri kubyakira vuba, ariko ndifuza kubyumva, ndifuza kubyakira nk'ijambo ry'ukuri. Naho Kristo yababwiye ngo mwebwe mufite amahirwe ko mwagize umugisha wo gusobanukirwa n'ubutumwa bwiza. Mwene data, nawe nibwire ko aho uherereye, wowe ukunda gukurikirana Mate, nakubwira neza muri iki gitondo ngo nawe ujye wakira ubutumwa bwiza unezerewe, ujye wakira ubutumwa bwiza wishimye, ntukagishe impaka Mwuka Wera, ahubwo ujye wumva uti Mwuka Wera nsobanurira, ntabwo ndi kubyumva, ndetse no kubyakira ndumva bitanyorohereye, ariko wamfasha nkabyakira, nkakira ukuri, nkakira umucyo. Reka amatwi yacu n'imitima yacu
amatwi ye kuba ibihurihuri kandi imitima yacu yo kuzaho ibinure mu buryo butuma tutumva, ahubwo twumva abatubwira gusa tugiye kubona viza. Viza kandi ntabwo ari mbi, nibwo mbabwira gutyo, viza ntabwo ari mbi. Ugiye kugura imodoka, imodoka si mbi. Ugiye kubaka inzu, kubaka inzu si bibi. Ugiye kujya mu mahanga gukorera doctora cyangwa se gukorera maitrise, ibyo si bibi. Abana bawe baziga ahantu hakomeye, ibyo si bibi. Byose ni byiza, ariko uramutse uri wa mukristo ushaka kumva ibyo ngibyo gusa, waba ufite ikibazo gikomeye cyane. Uramutse uri wa mukristo ushaka kumva ibyo ngibyo gusa, waba ufite ikibazo gikomeye cyane, waba uremaye. Ndetse n'umushumba, abashumba bigisha muri ubwo buryo gusa nabwo bafite ikibazo, bararemaye. Abigisha bigisha ibyo ngibyo gusa bararemaye, kuko hari undi mucyo w'isanzure batabasha kubwira intama. Hari undi mucyo wagutse cyane urusha uwo nguwo kuba mugari batabwira intama, kandi ntabwo Kristo abibashimira. Kristo yifuza ko tuvuga ubutumwa bwiza mu bwuzure bwabwo, kugira ngo umuntu abe ashyitse afite ubumenyi bwose bw'ibyanditswe bwose, abusobanukiwe kandi hatarimo ubwiru bw'ikintu icyo ari cyo cyose. Kristo nawe yatanze ubutumwa bwiza bwose abuha abigishwa be, arababwira ati mwebwe murabusobanukiwe, mufite ubwiru bw'ijuru, ariko ba ntabwo bazi. Ubundi iyo mbigishiriza mu migani, kuko rero ntabigisha mu migani, they will never understand, ntabwo bakumva. Ntanga ingero zisa nkaho ziri sofistike, zihishe cyangwa se zitwikiriweho agahu, kugira ngo ahari mbafashe kuza kugenda bacengera gahoro gahoro, ariko n'ubundi birangira badashatse kumva, birangira bizibye amatwi, birangira badashatse kureba, birangira imitima yabo n'ubundi bya binure bikomeje kubatsikamira, hanyuma ntibabashe kubona umucyo w'itangaza. Mwene data, wenda agira ngo ukunde ijambo ry'Imana, ukunde umucyo w'itangaza, ukunde ijambo ry'Imana, rikuyobore, rizakuyobora kandi rizakugeza no mu bugingo bw'iteka. Ndagira ngo mesaje y'uyu munsi wumve ngo ntabwo ijambo ry'Imana ari imfabusa, ntabwo ijambo ry'Imana ridafite imbaraga, ntabwo ijambo ry'Imana rigaragara nk'aho atari ubutunzi. Ni ubutunzi buremereye bufite imbaraga zabwo, kandi ni ubutunzi butagereranywa. Ni ubutunzi kandi n'udafite amafaranga menshi yatunga bukamugirira umumaro. Ni ubutunzi n'utize amashuri menshi yatunga bukamugirira umumaro. Ni ubutunzi nawe utamenyekana yatunga bukamugirira umumaro. Umwami wacu Yesu Kristo akugirire neza. Uyu munsi wongere kumva ikibatsi, wowe mukristo. Nzi ko abakurikirana amate abenshi muri abakristo, wowe ukurikirana amate, ndagira ngo wakire ubwo butunzi, ubwakire bwose. Ntugire amaganya cyane ngo utwarwe ngo nibyize, simfite ibi, simfite ibi. Nta nubwo tuzava muri ubu buzima dutunze ibintu byose. Ndagira ngo mbikwibutse, ndagira ngo mbikwibutse, kuko hari igihe abantu bakubebeza bakakubwira ngo uzagira iki, uzatunga ibi, uzagera aha, uzagira. Hari ibyo uzapfa utagezeho, ariko Kristo nubwo wapfa utabigezeho, hari ibyo azaba yarakugejejeho. Umushime, umuhimbaze, umuhimbarize ibyo yakugejejeho, kandi ibyo atarakugezaho ntubare ibyo uha agaciro. Uha agaciro ibyo yakugejejeho, ahubwo uha agaciro nanone ugasumbyeho ijambo ry'Imana, ko baramumenye ukaba waramusobanukiwe. Ugendane na Yesu, Yesu akunezeze, akwiteho, aguha imbaraga, icyubahiro gikomeze gutwara umutima wawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwami Yesu, duhe gukunda ijambo ryawe, duhe kurigenderamo, duhe kumva ko ari ryo ritubeshejeho, kandi duhe kumva ko arizo mbaraga zacu za buri munsi. Duhe no kumva ko ari byo byirato bisumba ibindi byirato byose dukunda kwirata. Amazu, amashuri, amamodoka, ibiki byose twirata, ibyo bizashira, ariko wowe uriho ibihe byose, kandi tuzabana nawe ubuziraherezo. Tuzimana nawe ingoma ibihe igihumbi. Tuzacira imanza abanyamahanga, abatizera. Tuzasangira nawe ku meza amwe. Data, uzatugeza no mu bugingo bw'iteka. Umugisha buri muntu wese wakirije ijambo, uryumvira kandi urigenderamo, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Ugire umunsi mwiza.